Arikuzaniye igikoma boss. Ndi mama, ndi data uri kuza kungira inama, uri kuza kumbwira. Ibintu byose ariko nta kintu babimbwiye. Twaba inshuti tutaba inshuti adonke nta kintu babimbwiye. Bose izi kintu ndi kukubwira nimba natangiye kuzana ikibazo sibyo. Nazaza mu rugo kunsura cyo. Wowe nkwizera ko umuntu uzi ubwenge. Buriya uko tuvuka banda kwemera. Ese kubona nakora iki kugira ngo none twumvikane twageze. Ntabwo mbishaka. Spega wowe. Ase waretse. Ntabwo mbishaka. Abaza ni ko batere. Oya, ntabwo mbishaka. Ntabwo mbishaka. Gateye gucunga. Ariko reka Ziba. Mwanza basibyo. Umusaza wo nta kibazo nta kintu azabangamira urukundo rwanjye nawe. cyangwa nawe bakuzaniye uri umukozi. Mbonye umukozi mugenzi wanjye tugiye kujya dukorana. Hako nanone gukorana n'abagabo hano waje ucura ibiryo. Umuntu utashobora kuganira n'umuntu abarishiye. Ese kubona nakora iki kugira ngo none twumvikane. Ndimo no gusuka. Imvuvu zimereye nabi. I love you. Sibyo. Icyo tugomba gushyira imbere n'urukundo rwacu hagati yanjye nawe. Andire kambere sister. Shamu rubona nibere neza mu cyaro. Bare bimereye neza. Ariko namwe nabonye cyari wandi wa kera kabisa. Si Ko nawe dutandukanye Kigali n'icyaro noneho byawiye kumira. Udasaza se kundi ukurusha gusaza bize bite. Wagati yanjye nawe aca. Yanjye nawe aca mwabana babiri. Iyo urebye ziriya nkumi mfite ubona tutangana. Ni ikibazo. Siko bari abakobwa yaba tudafitanye isano nakerekamo. Sano kuri rwose bameze neza bari kunyingayinga mbese. Uramamagaye nanjye nzi Kigali. Ndaguhamagaye ngo uzi Kigali. Ariko mu kuguhamagara guhamagariye impamvu ikomeye. Aya ndabizi n'ubundi. Ujya wanga ko nza kugusura. Oya, urareka nkubwire. Wowe nkwizera ko umuntu uzi ubwenge. Buriya uko tuvuka banda kwemera. Icyambere uzi ubwenge. Kuva kera ariko. Urumva ibintu byose uzi kubishyira muri gahunda. None rero impamvu rwamagaye ni iyi ngiyi. Uzi ko nabonye akazi mu ntara. Wese kandi twitirigunga mu ntara wowe akaba ari yijya. Tandukanya kuba mu ntara no kujya ari akazi. Sibyo? Maybe. Anizere kuzaza utaha buri weekend. Yego. Buri weekend. Ako bashobora no gucamo weekend imwe itankaza bitewe n'akazi. Yego. Muri rubyaro rwawe. Hano bakobwa banjye rero niyo mpamvu guhamagaye. Aba bakobwa. Ndagira ngo nsigarire ku rugo. Uko iyo uri mu rugo rwanjye. Mva aho ndi mba ntekanye nzi ko nkaho ari njye uhari. Ariko sister. Uretse mubaza. Hirukano naje kuduhuza. Sibyo? Tanisubira mu cyaro bena nibaranasubiza ariko anytime bishobora guca ko baratubwiye ko bazatangira mu kwa 10. Narinzi ko nzagaruka rero muri ayo mezi. None utumye nza ku Kigali. Buriya rero uzibye ko bibaye n'amahirwe kuri wowe nubwo cyane ari kuri njye. Wowe ugiye gutegereza uri hano mu rugo. Aho byaba ari byiza kabisa. Hafi. Uburyo baramutse baguhamagaye ntabwo byakuru cyangwa amatike ngo ndava mu ntara gute. Icyambere birakoroheye. Ikindi rero ndashaka ko nsigarira ku rugo. Urumva bari abakobwa. Urabona nawe ikigero bageze. Ariko barakuze baza ubwenge simaka kubacungisha. Baza ubwenge ariko se ko by'abakobwa ntubizi. Uza abagabo bari i Kigali. Umugabo araza akaba paritse Prado hariya umukobwa ugasanga yameza amababa. Ibyo ndashaka kubarinda. Ariko rero nawe ufite ubwoba gusa. Hasi umugabo azanye Prado. Si iterambere se ry'umuntu ukeneye nyine. Bandi umuntu wabyaye agomba kugira ubwoba. Uti gute? Iyo Prado arayizanye ndamubwira. Ayimukubisemo bwa mbere ayimukubisemo bwa kabiri. Uko bucya ukajya ubona
ararya duke ariko arabyibuha si numva se n'ubundi mufite n'abaturanyi benshi nyine n'ubundi baguma mu bandi bana se nzarindisha umuturanyi umwana nabyaye erega i Kigali umwe avuka aca undi akabyuka aca niyo mpamvu duhamagaye buri wese amenya ubuzima wirinda kuvunika na cyane cyane ko bari abana turumvikanamo ukuntu ngenze tuzajya tuganira rero ni nabyo mba nakumva uje ubona iyo tuvuganye kuri telefone umwe avuga muhereza mvugane nako ugasanga mbese n'ibintu biraho oya kandi buriya ntago mbaruta cyane byadanje ariko n'ubundi ari nayo mpamvu uzajya ubasha kubagira inama ukakumva none rero muvandimwe wanjye nsigarire ku rugo sibyo ngende nkora ako kazi kizajya kikubangamira uzajya utumamagara icyuzi muzajya mubura mu rugo uzajya utumamagara hagize n'umuturanyi ubabangamira uhita umbwira njyewe ndi tayari nubwo ndi mu kazi ariko ndi tayari ku rugo rwanjye kuko ku rugo rwanjye ndicawe oya ibyo nta kibazo ngiye ndumva icyiza no kunye no kurindira intuze ko bazampamagara vuba nyine n'undi ku kazi ibaze noneho wabonye akazi kigo ibaze nyine n'undi umuryango wacu ugiye gukira ubwo nyine n'undi ugiye kwitegura agenda ryarese ubwo binyemereye ngiye kurara nitegura nazinduka mu gatondo umva turagenda ngo niya saa 10 oya nanjye reka njye kwirebera televiziyo n'ubundi wa muntu iwacu ntubizi ko dufite yandi ifite ikirombe inyuma nabonye mufite yewe yumva muri televiziyo wibuka kuri kumwe n'abantu kandi nta kibazo Ewa ga Kigali we sana hageze Hai nka hai none se boss uraho umeze utese ni wowe boss wanjye komera uraho ni wowe boss wanjye cyangwa nawe bakuzanye uri umukozi mbonye umukozi mugenzi wanjye tugiye kujya dukorana hako nanone gukorana n'abagabo hano wajya ucura ibiryo cyangwa ukomba isafuriya ni yajya y'igikoma nta muntu ugomba kuzaza ayikora niwe hayo yewe data we y'ipantaro se yewe ifite n'utuntu bafunga bagafungura ese kutari kuvuga ariko uri ikiragi yewe none mabuja nawe umuntu yazanye nawe naga ese aho ushobora kuba uri umukozi kwa mukobwa uba muzimu none se ntaba muzimu burareba ntari kukubwira amagambo ngaho umuntu uri kuvuga nawe uramuzi ntakuzi se ubusindi kukubona se uri umugabo se uri hano rero mubwire ako mabuja yazanye umuntu mwiza we uri umukozi reka nari ndimo no gusuka imvuvu zimereye nabi urumva kundeba gucyo cicika mvuge uri umupagasi w'incecekesha umva nyine turi kuvugana ibintu uri kwivugishwa jya umenya umuntu uri kubwira mbere y'uko ujya kuvuga umenye igihe cyo kuvugira umenye n'uburyo cyuvugamo uri kumva uravuze urarondogoye nese ntabwo uri umukozi mabushashanye ako burya mabusha n'umuntu mwiza umva ntajya afunga icyumba cy'ibiryo urumva imiceri biri aho ngaho akawunga ibintu byose kubera kugenzwa n'inda niyo mpamvu uri kumbwira ibyo bintu byose oya reka rero nkwibwire urinde wowe urakoze cyane ngaho wintunga urutoki tuvugirane utantunga urutoki nambaye na neza njyewe igitenge cyiza wabonye n'inkweto ndarindi no gukoropa ubu turi kuvugana none ninjye boss wawe uri kunyumva uri kunyumva ataho nakwetse urambera boss rero ndabona ntazi amashaka ufite arayiki ntazi amagambo ufite ahubwo reka nkwereke ndaramuka nongeye kumva ubwo bugambo bw'ubusabusa
uraza kumenya uwo ndiwe byimbitse. Ahubwo iriya mwiriya myenda nazanye ari mwitamesha niyo naje nambaye uhita uyimese yose. Uri kunyumva? Kandi nta kintu ushaka kuvugana nawe kindi. Imyenda ntago nabifura. Jewe umuntu nemeye gufura hano ni mabuja, niwe nzi n'abana be nibo mpfurira. Wowe ntago nakufurira. Ntago nkuzi. Naringize ngo uhugura umukozi mugenzi wanjye banzaniye gukora. Nanjye no guhangayika ngo baza uncura ku mushyushyu. None. None se ibyo nakubwiye wabyumvishe? Nyakubuje aho utari ninjye uhari, ninjye boss. Uri kumva neza? Ikirenze kuri ibyo uraramuka utayifuza. Uhita uzinga iyo ufate iyawe, uri kumva? Witahira iwanjye. Ugiye kunyirukanisha? Ariko ubundi wabuze ibyo ukora, reka nkwereke. N'imyenda nushaka uyiretse uzayimesesha. Uri kumva? Banza uteke umunara nisonzeye. Turi n'uburanisha. Kandi bari abana sinshaka ko numva ko bagize ikibazo cyo kuri ibyo barya. Uri kunyumva neza? Ibirenza sinzongera kuvuga nta magambo menshi. Yego boss. Kuri kumanira. Boss nacyo mabujaza nisinzi ibyo nzagishora ngo nzaha message ngo yinge biki n'ibiki. Hererere ngo nteke ndateka bikeya. Ntabwo uri burye. Kiza kimereza n'akazi byose kibiri ntabwo bifura. Meze ko? Meze neza. Meze neza. Amakuru? Ari mukumbuye cyane. Nibyo. Shananze no. Reka mubyo sibyo. Abizi ndagukunda. N'ibyo ndi kuguteganyiriza ni byinshi. Ariko hari ikibazo kimwe nabonye. Atishimiye. Cyese pe. Ya mukabo yavuye. Ndiyo wabonye? Nshyagiye kama umwana ugira ikibazo umusaza wawe. Umusaza wawe nta kibazo nta kintu azabangamira urukundo rwanjye nawe. Urabona mama wakiri hano. Ugira ikibazo rwose. Ndi ikintu ushaka kubwira sibyo. Mama wakiri hano yajyaga mu kazi akigira mu kazi nkaza tukigana tukinjoyinga, ariko uriya mugano mu nyazaga naho nazabe ikibazo kandi buriya amaso yanjye areba kureshe. Oya humura ngamwihorere n'ukuri nta kibazo cye. Bose izi kintu ndi kukubwira nimba natangiye kuzana ikibazo sibyo. Nazaza mu rugo kunsura cyiro. Nta kibazo uriya rwose umugire ikibazo ahubwo tumwihorere. Yego. Twiganire ibindi sibyo. Urabizi nyine. Niba nta kintu ariko rwose mbona utandukanye rwose uri iminsi noneho sibyo. Sigora akamarayika pe. Yego cyane. Mbona Imana yarambaye pe. Itisa ku munota. Yego. Ubwiza aho genda bwiyongera. Nawe ugira ibitama. Neri ibitama mu kuko isi ugenda se waretse tukabaza tukaganirira hamwe. Iki kibazo ikihe tuvugana abahungu b'abanyesipiri kuri urwego. Abahungu babona abantu bagahita biruka. Umuntu utashobora kuganira n'umuntu abahishe. Niko urambaza icyo ariko ni ibiki uri kuza kumbwira ko ntari hano kukubwira nabi. ubuza wivugiye Asese nyakorume. Ibyo se bivuze niba uri nyakorume wanjye bivuze. Sinarubuze ikinyarwanda. Kuki? Njye nashaka ko tuganira, turasenga turaba Kristo. Sibyo? Asi niba tuze kuvuganisha kure. Kamubaza. Ibyo ngibyo uza kumbwira hano umbwira ngo abahungu badafite discipline. Uri mama, uri data uri kuza kungira inama uri kuza kumbwira. Umwishywa wawe ari umwana wawe. Aze kubwira ibyo bintu njyewe.
si koko nzamuhamagara amubwira ko none yananiye aho si byanano byo nzabi sha byakiriza amaboko yombi ariko ndabona birenze urugero shaka imubwire cyangwa ndetse n'undi ndabona ntacyo yabihindura se ndabise ubona mbabanye nabi kubera none se ikibazo gihari ni iki nta kibazo mbwira ahubwo bigiye byose mama wanjye ko yagiye yansigiye ko twumvikanaga ko njye namwe nta kibazo twari dufitanye koko byagenze gute gisa hari ikibazo dufitanye yewe sinzi ngo mumaze gukura kandi ugiye ko ari we mwana mukuru to an extent yuko usanga noneho ari kumwe n'abasore ibyo ntibyari bibi ni inkumi ariko hasi ni umusore nyamacyo ufite umusore urimo ukabona ni ba bandi birirwa mu matabi n'ibiki ese ibyo byabaye byari kandi reka ntabwo mbanga cy'ibiri nta gihe kinini gishize ariko uri umuntu mukuru kandi none ashobora kukureberaho sibyo imico yawe imico akaba ayikura kuri we kuko mama wawe ndamuzi twose ibere rimwe mama wawe ndamuzi ko afite ibere rimwe ko twose ibere hari n'umuntu hari umukobwa ugeze kundeba hano twanjye imico yose aba yivura yivanye rwose n'imico bwoko abahungu bagomba gusurwa burumvikana n'umukobwa ariko se ibyo mico yindi w'iki gusurwa ni ibisanzwe mu mwigisha basi amenya abantu agomba kuganira nabo amenya abasore agomba kuvugisha noneho nawe amenya uburyo ashobora kurespondinga ngo ndi onkle wanyu reka mubwire rero none ni umukobwa nubwo muruta umaze kuba mukuru right noneho ikiriho nimba afite iyo mico yo kuba yajya muri abo bahungu sinanabitswe njye nahabwije n'ubu nibwo ndi gutaha nibwo ndi kuva mu kazi rero uwo mwanya njyewe kwirirwa mu basore badafite 12 badafite n'icyo bazangizaho nimba ndi kwita kuri bizinesi yanjye urabizi ntabwo mba nshaka ko isubira inyuma rero ibyo bya none ahubwo wowe nka muyomba we mwirirwa ntabwo nzi ko nawe nta kazi uba ufite kabuza kwirirwa mu rugo ugakorera hano gute ibyo byose ahubwo abijyamo ari umwana mwirirwa nawe wakamugirira inama ikibazo mfite amagambo iyo ngerageje kumugira inama amagambo asubiza bwanjye atuma numva wagira ngo mfite ikindi kibazo ntazi icyo ari cyo nkaba nibaza wowe mwakuranye umunsi ibere rimwe ese kubona nakora iki kugira ngo none twumvikane nk'uko twumvikana nawe rero ngereka nkugire inama ikintu ugomba gukora banza wubake ubucuti bwawe hagati yiwe na none mwubake ubucuti mu b'inshuti kuko njyewe ibintu byose ariko nta kintu biba bimbwiye twaba inshuti tutaba inshuti adonke nta kintu biba bimbwiye cyambere nuko ubuzima bwanjye buri kugenda neza ntawe mbangamiye nta n'umbangamiye rero we na nono abe wowe si woroshye na nono niyoroshye ndabazi mwese turabana no mu nzu mwubake ubucuti mubanze n'ubucuti nibwo uzabasha kumugira inama akakumva naho njyewe ndamubwira akanyikiririza kandi sinamukuru turabizi ni inkuru twajya mu mitsi ndabona hari umuntu uri ku telefone ariko amaze muvugisha ndagarutse nta kibazo tubigane cyangwa nawe niba urushye wajya kwiryamira tukazavugana n'ejo cyane ibyanyu ariko nawe mba mbona zarabwarayayutse njya kwiryamira nzi ko ubwira kuririmbira ubishaka nakuririmbira njyewe ase ko meruka n'ubundi ijwi ryiza ntangira ase kubera iki ase bireka nkagufasha bitwaye iki ntabwo mbishaka ase biga wowe ase waretse ntabwo mbishaka
ese ubaye seri kweshe bakara nabi so mashaka ntabwo ndakara nabi ubasengeshye si undi hindi kukureba cyane I feel like numva ni nari hazi umunezero nakubeshye mbere yuko uzanirwa yana rindwaye ariko ni wowe kwatse mwanje at least right now ndumva meze neza pe ya muri make y'abishoboka ngiye na twajya gutura isi yacu tubibye ni isi yacu tubibye isi waho rega cyangwa n'ugiye kwirema twaje tukamwereka nta kuntu twajya tukareba kambere ndagakwira ngo ndi kubwira bibaho urukundo nyine rufite ukuntu rujyana mu nda hejuru urumva no nawe ufite ukuntu muri ino minsi utari kwirekura ese ukorera jumbe ntabwo nikora jimu se wayikora nk'ibintu usigaranye imyenda gusa none nyine I love you not I love you too no bose nari mbazaniye iwe iki giteremusi se cy'ababusi nari nkuzaniye igikoma boss iki igikoma ese ubundi aba boss abagabo mu igikoma ra bebe mvare bari bakivuga ni derangement urabizi ko nyine hano wisanzuye tu Fiat home hano misi hari wanjye naho boss izi ntebe ziri mu nzira reka mfashe gutera kiriyo hirya aho ngaho ariko boss kahu kanze eswe wamupira subiza boss uzuko utifubitse rega turagukunda sana cyakomedi mbaye nta mfite umukunzi mwiza don't mind it kambye waje muri kubito andi kumbe without you boss wanze kwambara wo umupira kandi urukurikira ahubwo ayisabune yashize isabune ngombwa bari bagenda ku butike rero genda nyine kutari kugenda se nimugende mujyana aho mugira ubwenge nimuvana rero mugende boss turakubana none se naga igikomo kinywa nari nkubiri ariko mugira ubwenge wawe boss ndabona yahakaje ariko ngibi bigori kiko umuntu azabikorera iki sheri sano muhakinira comedy abasazi mfite icyo kibazo twihanganira ni umukozi w'umuzamu ni wabo byowe dore nyine bashyira mu ryabo kugira ngo cyitse ariko kamubwira bihorere nyine wumve yuko I love you sibyo icyo tugomba gushyira imbere mu rukundo rwacu hagati yanjye nawe kandi ukumva ko hagati yanjye nawe tugomba kubaka paradiso sibyo amakuru utari ufite ni uko soon ushobora gutangira akazi wenda gukodesha iyo wangiye uzaza twisanzuye urabyumva gute abo kazi kagomba gutangira ryari soon kuba arampamagaye donc bamaze kubona ko anytime ndabatangira baravuze ko nibamara kugira documents zose naho nari sinaje gutwara ntuze ko ejo twatwaye amafoto ya passport kugira ngo batwishyurire ubwishingizi bwo kwivuza ndetse batadutangira akazi natari cyo gutangira akazi nze koza tubiri kuri phone nizere ko utazimukana nawe abasazi biwawe oya amere dani naba mushiki wanjye ariko mushiki wanjye ni juste yarahansigiye
kubera ari gukorera mu ntara. Boss, umupira nari nkugejeje hanze kandi nari nawe uguhaye. Kanitare ndabona ntazi byane. Sawa uko tuzakora. Boss. Sebeka ko babuza kuza nuko kuri process. Umva ni muze hano mwese. Ni muze hano. Ndavuze ni muze hano. Boss, Ko mwabigorye. Muri kujyana ndavuze ni muze bigorye hano. boss. Ndavuze ngo guma hano. Kwicara. Haguruka muri hoteli nyoko. Wafite uburenganzira bwo kwicara. Mugira ubwenge cyangwa urabona izi ntebe zari ziteye nabi kandi agaparo gateye gucuma. Ariko reka ziba. Wafite ikintu ugomba kumbwira wowe. Ibintu byose umuntu arababwira ntabwo mushobora kumva. Ariko murabizi. umva nkubwire. Wirgubuza bari abakobwa ba mabusha kuzana abasore hano. None nawe uyu mupira n'uwanjye. Reba wari ufite imbeho. Uyu mupira n'uwanjye. wajya winamugirira uyu mubosi. Uyu mupira n'uwanjye. Ubundi waje hano kuri iki? Nari muzaniye agapafu ariko Waje uri kumbwira yuko umupolisi. umva nkubwire. Wirgubuza abantu kuzana abasore. None nawe wirguzana icya mbere cyo. Uretse mvugane na nyakubusha. Sibyo? Muhamagare kuko ntazi bibera hano. Muzinge byawe Ntabwo twataha ababusha ataraza. Reka turebe. Ntabwo twataha ababusha ataraza kubera ko wirgubuza abakobwa kuzana abasore hano bababusha. None wowe wirgubuza. Genda. Bose wacu. Abaza ni uko n'abato. Oya, ntabwo mabusha tuzi ko tugira umutima mwiza. Kandi tunakora neza. Nashaka bivuge. Nakaga ko matangwe cyo musukire. Oya turakimera hano mu cyumba.